Ihe byiza mwese mukomeje kurikirana Ndizino turubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Ndahangaha kugira ngo mbafashe, kugira ngo mbahugure byose kubigendanye n'umuziki. Turahangaha kugira ngo tubagire inama, cyane cyane twibanda ku kwigisha abaririmbyi n'abifuza kumenya kuririmba. Yes, niba nawe rero ari ubwa mbere uje ahangaha, ushobora kuba wabana natwe ukanze subscribe, ukajya urushaho kugenda ubana natwe mu masomo ya buri munsi tugenda dutanga, mu nama za buri munsi, mu myitozo tugenda tunyuza hano kuri iyi channel yanyu ya Ndizino Music. Yes, uyu munsi rero mbazaniye uburyo bwo gutoza ijwi mu minsi 7. Waba wifuza ko ijwi ryawe rihinduka mu minsi 7 yonyine? Abantu benshi bafite ukuntu amajwi yabo baba bashaka ko yahinduka, cyane cyane muri urugendo rwo kumenya kuririmba. Hari ukuntu abantu baba bifuza ko ijwi ryahinduka, ijwi rikava kuri level imwe rikajya ku yindi, ijwi kumva ko hari uburyo byahindutse. Yes, hari imyitozo rero, hari ibintu ushobora gukora mu minsi 7, ukagenda ubikora iminsi 7. Ubwo 7 yarangira wenda ugasubiramo indi 7 ikaba 14, yarangira ugasubiramo indi 7 wenda ikaba 21, uko ugenda wenda uyongeramo. Ariko ibyo nazanye nibyo mu minsi 7. Bidakoze wakongeraho indi minsi 7. Ari ijwi ryawe nanone biba biterwa, amajwi y'abantu aratandukanye n'abantu bafata bitandukanye, cyangwa transformation iba mu buryo butandukanye. Hari uwo bishobora gutinda, hari uwo bishobora kwita byihuta bikahita biva mu nzira. Yes, uburyo rero bwo gutoza ijwi ryawe mu minsi 7. Yes, witoze neza ibi bintu ngiye kubwira mu minsi 7. Ubwo ndakubwira day 1, ubwiye day 2, day 3, day 4, day 5, day 6 kugeza kuri day 7. Ibintu ushobora kuba wakora bigahindura ijwi ryawe. Ibyo bintu ndakubwiza ukuri, nubikora kandi ukabikora neza, uzanyandikire muri comment, uzagaruke hano wandike muri comment umbwire ati bino bintu byarakoze rwose, warakoze. Hanyuma rero iyi plan ukuntu iteye ni ukuvuga ngo ni mu minsi 7 nkuko nabivuze. Ushobora kubikora wenda iminota wenda ingahe, 3 wenda buri munsi cyangwa 5 buri munsi, ariko bigafata iyo minsi 7, bibe iminsi 7 rwose, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 7. Ni ukuvuga ngo dutangiye tujye gutangira ku buryo dushobora kwihuta noneho, hanyuma ibyo ngibyo nawe ugatangira kuba wagerageza kubikora. Ikintu wakora ku munsi wa mbere ni ikintu kijyanye na breathing, cyangwa se ikintu kijyanye no guhumeka. Nkora mbibabwira kenshi yuko kuririmba bihera mu buryo uhumeka, uburyo winjiza umwuka ndetse n'uburyo ugira ute n'uburyo ubusohora. Ni ukuvuga ngo day 1 ni breathing. Breathing rero ugomba gukora, cyangwa se ugomba kuzakora niteye ite. Uzafata hano mu gatuza, hano hejuru mu gatuza, nufate n'ahangaha kunda, keka muri kuhabona, ufate n'ahakunda, noneho use nk'uwihagisha. Banze winjiza umwuka bisanzwe, then wihagishe uwusohora. Wihagisha uwusohora. Yes, wongere, 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 wongere. Yes, noneho ikintu kindi uzakora kuri day 1 nuko nyuma y'uko wihagishije uzagenda uvuga, wenda tuvuge rugero ha 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 ha. Nuvuga ha, inda igomba kujya hehe? Kujya imbere. Uvuze ha ikajya imbere, waba ugiye kuyivuga ukisonjesha, noneho wayivuga ha ikajya imbere, ha ikajya imbere, ha ikajya imbere, ha 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 ha
ha ha ha ha ha, ntujye munsi y'iminota 3 byibuze. Aho ni kuri day 1 nibyo uzakora. Noneho tugiye kuri day 2. Day 2 hari warm ups ebyiri nshaka ko uzankorera. Izo warm ups uzazikora gutya kuri ubu buryo. Warm up ya mbere uzavuga sibyo, ongere aho ni kuri day 2. Undi mwitozo uzakora kuri day 2 wa home up ukora neza cyane. No mwitozo uzakora, yes. Twagiye again. Ntukibagirwe kwasama bili long. Yes. Hanyuma day 3 ni ikijyanye na pitching. Ikijyanye na pitching uzagikora gute rero? Waje rakokuka konyine kabisa. Yes, aho ni kuri day 3 ku kijyanye na pitching bizagufasha neza cyane. Noneho tugiye gukora day 4. Day 4 uzakora iki? Ndakubwira iyi myitozo bizakora rwose. Kuzabikora day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 kugeza kuri day 6 na 7. Bizakora rwose. Ubikore neza, ndabizi neza ko bizakora. Hanyuma kuri day 4. Day 4 tuzakora iki? Day 4 tuzakora icyo twita high note. High note uzayikora gute? Cyangwa uzayishaka gute? Tuzagenda gutya. Yes. Uzagera ugakubitira haho twagiye. Yes, ibi nabyo uzabikora kuri day 4, ubikore iminota itari munsi y'3. Ubikore neza please. Noneho day 5. Day 5 tuzakora iki?
yitwa Emotion. Yes, uzakora inyajwi a, e, i, o, u muri ubwo buryo. A, o, i, e, gutyo uko nguko kuri day 5. Day 6 uzakora record. Record uzayikora gute? Uzifata aka video cyangwa se wi recording wenda ijwi uri kuririmba indirimbo isanzwe wenda. Aho ni kuri day 6. Day 6 uzaririmba indirimbo ushaka recording ariko kugira ngo wumve. Noneho day 7 ndashaka uzafate bya bindi byose wakoze day 1 up to day 6, noneho ubikore kuri day 7 as a full practice. Ngibyo rero ibintu wakora mu minsi 7 bishobora kuba byagufasha ukaririmba neza. Mukomeze kugira ibihe byiza.